Imana ishimwe cyane twongeye kubasuhuza Nshuti mukunda Anaweza TV kandi mukurikira ibiganiro byacu. Twishimiye kongera kubana namwe kandi dushimiye Imana iduhaye amahirwe yo kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka mbere yuko dukomeza dufate umwanya tujye imbere y'Imana dusenge, hanyuma nyuma turakomeza ibiganiro byacu. Imana turagushimiye, uri Imana ikomeye kandi ugira neza, ubushobozi n'ubutwari mu biganza byawe. Turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuganira ijambo ryawe. Turagushimiye kubw'abadukurikiye bari hirya no hino. Turagushimiye ko imbabazi zawe, urukundo rwawe n'ikiganza cyawe biri kumwe nabo. Ngwino udufashe rero kandi uganirize ubuzima bwacu. Ijambo ryawe tugiye kuvuga, Mwami Imana, ribe ijambo ryubaka ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tubahaye ikaze nanone mwese mukurikiye Anaweza TV, aho muri hose. Imana ibasange, Imana ibiteho kandi Imana ibagirire neza. Uko bisanzwe ndi kumwe na Pastor Nsanzumuhire Janvier. Murabizi twabanye mu byigisho bibiri bitambutse, aho tuvuga hejuru yo kuramya Imana mu mwuka no mu kuri. Ikigisho cya mbere, pati ya mbere, pati ya kabiri, ndabizi neza yuko byabafashije. Rero uyu munsi tugeze kuri pati ya gatatu, aho tugiye kuganira nanone dukomeza kuri iki cyigisho cyo kuramya Imana mu mwuka no mu kuri. Hari byinshi twavuzeho ubushize, murabyibuka, aho umuntu agomba kuramya Imana mu buryo butandukanye. Harimo kuramya Imana mu mukuri, harimo kuramya Imana mu mwuka. Ibyo twabirebyeho. Mu by'ukuri dushingiye ku cyanditswe kiri muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 4 umurongo 23. Reka dusome icyo cyanditswe hanyuma noneho tubone gukomeza. Biravuga ngo, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri, amen. Igice cya mbere, muri pati ya mbere, nababwiye ibintu ubuzima buramya Imana bugomba kuba bushingiyeho, ntabwo mbigarukaho. Muri pati ya kabiri nabwo twavuze mu kuramya Imana mu buryo bw'ukuri. Nabwo twavuze inzego nyiranga eshatu umuntu agomba kuba yuje cyangwa se zigomba kuba mu buzima bw'umukristo kugira ngo agere ku rwego rwo kuramya Imana mu by'ukuri cyangwa se mu kuri no mu mwuka. Aho twavuze kuramya Imana, gukora cyane. Aho twavuze mu gukora cyane, aho twavuze yuko ari uburyo bwo gushaka Imana mu bihe byose, mu ntambara dufite, mu ngorane, mu mwanya muke dufite, aho tugomba gukreatinga uburyo bwose bushoboka kugira ngo twegere Imana, dushake Imana. Hanyuma twarebye nanone ubuzima bwejejwe cyangwa se kuramya Imana mu buzima bwejejwe. Ibyo byose twabirebyeho. Uyu munsi rero tugiye kuvuga noneho kuramya Imana mu mwuka, kuko izo ngingo zindi zitambutse twazivuzeho. Twavuze kuramya Imana, umuntu ateguye ibitekerezo bye, gutegura umubiri wawe. Ibyo mu byigisho bitambutse birimo. Uyu munsi rero tugiye kureba kuramya Imana mu mwuka, kuko twavuze kuramya Imana mu kuri. Tugiye kureba kuramya Imana mu mwuka bivuze iki, bishatse kuvuga iki. Imana idufashe cyane. Ubusanzwe iyo ijambo ry'Imana tubwira ngo igihe kirageze ngo abasenga cyangwa se abaramya Imana babikore mu mwuka no mu kuri, hanyuma ijambo ry'Imana rikatubwira ngo Imana ni umwuka, n'abayishaka n'abayisenga n'abayiramya nabo bagomba kubikora mu mwuka. Birashoboka ko abantu benshi batumva iryo jambo icyo rishatse kuvuga, ariko uyu munsi ndagira ngo tubiganireho. Mu by'ukuri iyo tuvuga ngo Imana ni umwuka, bishatse kuvuga iki? Bivuze ko ni Imana udashobora kurebesha amaso yawe, aya maso y'umubiri, udashobora gukoraho mu buryo bw'umubiri bufatika. Ariko nanone iyo twamaze kugera kuzuza za nzego navuze muri ziriya pati ya mbere na pati ya kabiri, hari urwego tugeraho tukazamurwa tukajya mu mwuka cyangwa se tukaba abantu b'umwuka. Niba Imana ivuga ngo ni umwuka, namwe mukwiye kuba mu mwuka.
rero dukwiye kwegera urwo ruhimbi, tugiye kuzamuka kuri urwo rwego handi twegera tugasanga Imana, tukaba mu mwuka, natwe tukaba abanyamwuka. Imana idufashe cyane. Abantu benshi murabizi no mu byanditswe byera haraho bashatse kureba Imana. Urugero nari bahaye umugaragu w'Imana Mose. Imana idufashe cyane. Ariko hari uburyo Imana yeretse Mose. Igihe rero turi kuri urwo rwego, igihe twazamutse kuri urwo rwego, aho ni Imana idushaka, kuko twamaze kwinjira muri ubwo buzima bw'umwuka, twamaze kuba abanyamwuka, aho niho twegera gushaka Imana, noneho ubuntu bw'Imana bukamanuka bukaba mu buzima bwacu. Imana idufashe cyane. So iyo Imana ivuga rero ngo ni mu mwuka, bishatse kuvuga iki? Ni Imana udashobora kurebesha amaso yawe, ariko mu bundi buryo, mu buryo bw'umwuka, ni Imana ifatika, ni Imana tubona mu mwuka, dushobora kuyibona mu mirimo yayo, dushobora kuyibona mu bitangaza byayo. Kandi iyo twazamutse mu buryo bw'umwuka, turayegera Imana, igakorwaho, tukayikoraho, tukayumva mu buzima bwacu, tukagendana nayo, ikadukoraho, tukumva ikiganza cyayo ku buzima bwacu. Ariko ibyo byose, igihe cyose turi mu mubiri, ntabwo dushobora kumva ubwo buryo, ntabwo dushobora kumva icyo kiganza cy'Imana. So bivuga iki? Bivuga ngo niba ari umwuka, natwe biradusaba ngo twinjire mu buzima bw'umwuka. Ubuzima bw'umwuka rero ntabwo ari impanuka, ni ubuzima bushakwa, ni ubuzima buharanirwa. Imana idufashe cyane. Mu by'ukuri mbahaye nk'urugero, dufate urugero nka Dawidi. Dawidi yagize igihe gihagije cyo gushaka Imana, agira igihe gihagije cyo kubana n'Imana. Murabizi mu ishyamba aho yabaga ari. Icyo gihe biratubwira ngo iyo idubu yazaga igafata intama, Dawidi yarayicaga. Iyo intare yazaga igafata intama, Dawidi yarayicaga. Ariko itandukaniro ryaje kugaragarira he? Ryaje kugaragarira ku rugamba, igihe Goliyati yari amaze kuzengereza Abisiraheli. Ab'umwuka cyangwa se ab'umubiri barimo Sawuli n'abandi babonye icyo kintu nk'ikintu kidasanzwe, ndetse bibatera ubwoba. Ariko umuntu w'umunyamwuka ubwo yahageraga, Imana ishimwe cyane, Dawidi ageze kuri urwo rugamba, biratubwira ngo yarebye Goliyati, amaze kureba Goliyati amubona nk'ikindi kintu kidafashije. Kubera iki? Kubera ko yari yinjiye mu buzima bw'umwuka, yari umwuka, Imana yari kumwe nawe, afite amabanga y'Imana, afite ubwiru bw'Imana mu buzima bwiwe. Icyo gihe rero yakiriye ishurirwa, kuko yari amaze kuba umwe n'Imana. Areba ibyo Sawuli atarebaga, areba ibyo Aminadabu atarebaga, yinjira mu buzima bw'umwuka. Imana idufashe cyane. Aho rero niho yarebye Dawidi, yarebye Goliyati, aho amaze kureba Goliyati amubonamo nk'ikintu, nk'umuntu wapfuye already, warangije gupfa. Aricyo cyatumye aterura amagambo aravuga ngo uri igiki ugusuzugura ingabo z'Isiraheli, ugasuzugura Imana ya Isiraheli? Uyu munsi ndakwica, nguca umutwe, ngaburire ingabo z'Abafilisitiya, inyama zabo nzigaburire ibisiga byo mu kirere. Ubu rero ni umuntu w'umwuka. Kubera iki? Yarateminzwe ahantu yari ari, yakira Imana, ubuzima bwe bureka kuba umubiri, ahubwo bwuzura umwuka. So iyo twamaze kuba mu mwuka rero, abantu badushobora kutubona mu mubiri, ariko mu rundi ruhande turi mu mwuka, turi kumwe n'Imana, dufite amabanga y'Imana. Imana ivugana natwe, iyo ivugana natwe ntabwo abantu bashobora kubyumva. Urwo ni rwo rugero narishatse kubaha. So rero hari abantu benshi bagiye bazamuka kugera ku rugero rw'umwuka. Imana idufashe cyane. Aha mvuze Dawidi, navuga Saduraka, navuga Meshaki, navuga Abedenego, binje mu itanura ry'umuriro. Biratubwira ngo umuriro wafashe, ibintu by'umuriro byafasha ababajugunyemo. Ariko abo ngabo kuko bari bamaze kuba mu mwuka, ari abantu b'umwuka, ntabwo umuriro wigeze ubakoraho. Imana itugirire neza cyane. So ni Imana rero, iyo ivuga ngo ndi mu mwuka, ni Imana udashobora kurebesha amaso y'umubiri, ariko amaso y'umwuka ajya yireba. Ibiganza by'umwuka bijya biyikoraho, Imana ikagaragara mu buryo budasanzwe. Imana itugirire neza cyane. So rero niyo mvuga ngo muzamuke mugere ku rwego rw'umwuka, kuko ndi umwuka, namwe mugere ku rwego rw'umwuka. Aha rero twageze mu rwego rw'umwuka, twakira amabanga y'Imana akaba mu buzima bwacu. Aho niho twakira za nzira Imana itubwira ngo nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzashya. Impamvu udashya ni iyihe? Nuko wamaze kuba umwuka already, uri umwuka. Imana itugirire neza cyane. Ni Imana tudashobora koresha amaso y'umubiri, ariko mu mwuka ni Imana ibonwa, ni Imana ifatika, ni Imana ivuga, kandi ni Imana ikora bikagaragara. Imana itugirire neza cyane. Aha nabahaye urugero rwa Mose avuga ngo nyereka ubwiza bwawe. Aho Mose yabwiraga Uwiteka ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Imana itugirire neza. Iyo twageze kuri uru rwego,
kwinjira muri bwa bwiza bw'Imana. Amaganya yacu, intimba zacu, imibabaro yacu, ibyo byose bigira umwanya bijyamo, ariko ubuzima bwacu bukegera Imana, bukaba Imana. Imana itugirire neza cyane. Nshuti mudukurikiye kuri Anaweza TV, ndashaka kubabwira ngo dukwiye kugira itandukaniro. Narabibabwiye mu bice bibanza, navuga ngo iyo tujya kuramya Imana dutegura ibitekerezo byacu, tugategura imibiri yacu, ntabwo ari impanuka, ntabwo ari ibintu bitugwiramo. Kuramya Imana kugira ngo tuzamuke mu rugero rw'umwuka, kuba ku rwego rw'umwuka bidusaba gukora cyane. Dushobora gufata urugero ku basirikare. Umuntu aba ari ku ipeti, atangira ku ipeti ribanza, akagenda azamuka, akagenda azamuka, akagenda azamuka, akazagera ku rwego aba generale. Kugera kuri urwo rwego rero hari inzira nyinshi aba yanyuzemo. Iyo ageze kuri urwo rwego hari amatraining menshi aba yanyuzemo. Iyo ageze kuri urwo rwego rero aba ari ku rwego rushimishije. Natwe rero tufite level tugenda tubaho, ariko kugira ngo tugere ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka no kuba abanyamwuka, natwe tube nk'uko Imana ishaka, bidusaba guhatana, bidusaba guharanira, bidusaba kurwana, bidusaba kwiyanga, bidusaba kuzamuka kugera kuri rwa rwego. Iyo twageze kuri urwo rwego rero, Imana idufashe cyane. Imana iramanuka ikabana natwe, ikaba mu buzima bwacu. Imana itugirire neza cyane. Iyo twageze kuri urwego rw'umwuka rero, icyubahiro cy'Imana kiramanuka kikabana natwe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, icyo cyubahiro cy'Imana kiba ahantu hose, aho turi hose. Imana idufashe cyane. Icyo cyubahiro cy'Imana kiba gihari. Icya gatatu, kubera ko twamaze kuba umwuka, duhabwa ubushobozi bwo gukiza abandi, duhabwa ubushobozi bwo guhindura ibintu, duhabwa ubushobozi bwo guhindura ibidahinduka. Kubera iki? Akanwa kacu kagira ububasha bwo kurema. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Mose n'Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, iyo umuntu amaze kuba umwuka, Abisirayeli barataka baraburuga. Mose najya kubaza Imana, ariko Imana ibaza ngo Mose niki gitumye untakira? Iyo twamaze kuba ku mwuka, twamaze kugera ku rugero rw'umwuka, akanwa kacu Imana igaha ububasha n'ubushobozi bwo kurema. Niho Bibiliya itubwira mu gitabo cyaruka ngo iyo duhambira ibintu mu isi, n'ijuru rirabihambira, kandi iyo tubihambuye mu isi no mu ijuru birahamburwa. Ntabwo tuba tugisaba kurira, ntabwo tuba tugisaba gutaka, ahubwo akanwa kacu, ubuzima bwacu bwuzura umuriro w'Imana, tugahabwa ubushizi bw'amanga. Imana ikaba muri twe, none tugahabwa ububasha bwo gutegeka no guhindura ibintu. Imana ibwira Mose ngo niki gitumye untakira? Mu yandi magambo bivuga ngo Mose yari amaze kuba umwuka, kuko Imana ari umwuka. Rero icyo gihe amaze kuba umwuka, Imana ishyira ubushobozi bwayo mu buzima bwawe. Kubera iki? Kubera ko Imana ikugirira icyizere, ibikwizeye, kuko ubushobozi bwayo bibizi neza yuko utabukoresha mu bintu bidakwiriye. Bene data mudukurikiye muri uyu mwanya, biradukwiye kugira ngo tuzamuke ku rwego rundi, turamye Imana uko bikwiriye. Imana itugirire neza cyane. Iyo twamaze kwinjizwa mu rwego rwo kuramya Imana mu mwuka, tuba abanyamwuka natwe. Hari ibintu nka bitatu nshaka ko umenya neza. Iyo twamaze kugera kuri urwo rwego, ikintu cya mbere, uba inkoramutima y'Imana. Iyo tuvuze kuba inkoramutima y'Imana bivuga iki? Aho niho biri tubwira muri Zaburi 91 ngo Imana izatanga ingabo nyinshi zife ku bwabo. Ingabo ibihumbi n'ibihumbi. Ibaze wowe wenyine, Imana abantu ibihumbi n'ibihumbi bagapfa, ariko ukarokoka. Kubera iki? Wamaze, ntabwo uri umwuka, already wamaze kuba nk'Imana, uri umwuka. Aho rero ikiganza cy'Imana kiba ku buzima bwawe, protection y'Imana iba ku buzima bwawe, hakurya ngo Imana iguhome. Abandi bantu baratambuka, ibindi bikagenda, ariko wowe Imana ikakurwanira, ikabana nawe. Kubera iki? Wamaze kuba uw'agaciro imbere y'Imana. Icya kabiri, Imana imenya izina ryawe. Imana itugirire neza. Imana iratuzi already twese, ariko noneho Imana itumenya ku rundi rwego. Imana irakumenya, imenya izina ryawe, igahindura izina ryawe, ukaba inkoramutima y'Imana, ukaba umwana w'Imana, ukagendana. Aho niho Bibiliya itubwira ngo nzatura muri bo, nzagendera muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba abana banjye, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Iyo wamaze kujya ku rwego rwo mu mwuka, Imana irazigatura muri wowe, ikagendera muri wo. Kubera iki? Nta mafuti yandi arimo, uri umwuka, Imana ikagendana nawe. Aho rero niho hahandi Imana ubwayo yigwatiriza, Imana ubwayo yirwanirira. Kubera iki? Kubera ko wamaze kuba agaciro imbere yayo, ufite amabanga y'Imana, ufite
ubuntu bw'Imana mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Aho rero icya gatatu, duhabwa ububasha bwo kuba hejuru y'akaga kose. Imana itugirire neza. Akenshi na kenshi turarira, akenshi na kenshi turabogoza, ariko iyo twamaze kuba mu mwuka, turi ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka, natwe twamaze kuba abanyamwuka, duhabwa ubushobozi bwo kuba hejuru y'imbaraga zose z'umwijima, ibitero bya Satani, ibicaniro by'abadayimoni, imbaraga zabo, imigambi yabo, ibihanda byose. Nta kintu na kimwe gishobora kuguhagarara imbere. Aho niho biri tubwira muri Yesaya 54:14 ngo dore naremye umurimbuzi kugira ngo arimbure, ngo ariko nta ntwaro n'imwe yacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, ngo kandi ururimi rwose ruzahaguruka kukuburanya uzarutsinda. Impamvu ni iyihe? Ntabwo ari abantu bose bazatsinda, ntabwo ari abantu bose izo ntwaro zitazarwanya, ariko umuntu uzatsinda, umuntu utazagira icyo atwarwa n'izo ntwaro ninde? Ni wa wundi amaze kugera ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka, uri mu mwuka, kuko Imana nayo ari umwuka. Imana idufashe cyane. So utuba hejuru y'akaga kose rero, ibi biduhagurukiye byose tuba mu nama zabyo. Haleluya. Abantu baragambana hirya no hino, umwuka w'Imana akaba muri izo nama, akaduhishurira amabanga, akaduha ayo mabanga, tukayanesha, tukayarwana. Niyo mpamvu usanga Imana igusanga mu ijoro, niyo mpamvu usanga Imana ivugana nawe, niyo mpamvu usanga Imana igendana nawe, uri no mu nzira ugenda Imana ikavugana nawe ikintu runaka. Kubera iki? Kubera yuko wamaze kuba umuntu w'agaciro. Imana itugirire neza. So tuba hejuru y'akaga kose rero, tuba hejuru y'ibiteye ubwoba, tuba hejuru y'izindi mbaraga z'umwijima. Aho niho Bibiliya itubwira ngo ubutware bwose bwa Satani ibushyira mu munsi y'ibirenge byacu. Pawulo akatubwira mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 igice cya 10, akavuga ngo intwaro zacu ntabwo zimeze nk'iz'ab'isi, ngo kuko tugira ububasha bwo gukubita hasi no gufatamira ibitekerezwa mu mitima. Ntabwo ari umuntu wese ushobora gufata ibitekerezwa mu mutima, ntabwo ari umuntu wese ushobora gukubita hasi, ntabwo ari umuntu wese ushobora gusenya. Umuntu ufite ubwo bubasha, umuntu ufite ubwo bushobozi, ni wa muntu wamaze kugera ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka no mu kuri, ubu amaze kuba umunyakuri. Imana itugirire neza. Haleluya. Amahanga yose aba munsi y'ibirenge byacu. Kubera iki? Kubera ko ububasha bw'Imana buri mu buzima bwacu. Nshuti, mwene data, wowe udukurikiye kuri Anaweza TV, izi ni inyigisho z'umumaro mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Hari byinshi turwana nabyo, hari indwara, hari ibibazo, hari ubukene, hari guhangayika, hari intambara, ariko twamaze kugera ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka no mu kuri. Ibyo byose ba munsi y'ibirenge byacu. Turategeka kuko ubutware bwa Kristo buba buri mu buzima bwacu. Imana idufashe cyane. Iyo twamaze kugera rero mu kuramya Imana mu mwuka, twamaze kuba Imana mu mwuka, haleluya, noneho iyo bigeze aho ngaho, Imana ubwayo iriserukira, izi ikabana natwe. Bishatse kuvuga iki? Iyo ibitero bya Satani bije bikaza ku buzima bwacu, Imana ubwayo iriserukira. Dawidi yateye ibuye rimwe aritera Goliyati, ariko umwuka w'Imana ariyobora ahantu rigomba kwinjira ngo rikubite Goliyati hasi. Ntabwo ari uko Dawidi yari afite ubuhanga bwo bw'umuhumetso, ntabwo ari uko Dawidi yari afite ubundi buhanga bukomeye, no, ariko kuko umwuka w'Imana ari muri we n'imbaraga z'Imana ziri muri we, icyo gihe Imana ha direction, ari ijambo, aricyo dukoze cyose Imana igihe icyerekezo. Kubera ko Imana ubwayo iriserukira kugira ngo iturwanire tudakorwa n'isoni. Imana idufashe cyane. So Imana rero irazi ikabana natwe mu bibazo byacu. Reka mbaho urugero. Iyo dusomye ibyanditswe byera, tubona Petero ashyirwa mu nzu y'imbohe, aho Herode yashakaga kumwica nk'uko yari yabikoreye Yakobo. Imana itugirire neza cyane. Ariko icyabaye ni iki? Petero yari asinziriye. Ibaze uri bupfe mu gitondo, ariko ukagira umwanya, ukagira ibitotsi byo gusinzira, ugasinzira kandi uzi ko uraye uri bupfe. Imana itugirire neza cyane. Icyo nta kindi kibitera niki, nuko twamaze kugera mu rwego rwo kuramya Imana. Icyo gihe uravuga uti ubuzima bwanjye ntabwo ari mu biganza bya, ubuzima bwanjye buri mu biganza by'Imana. Imana ubwayo rero yimanukira ikazi karwana. Biratubwira ngo aho ngaho igishyitsi kiraza, inzugi zirakinguka, marayika araza akiza Petero. Ibyo dusomye byakozwe no mu bice 16 naho tubona Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, bakubiswe, baboshwe. Imana itugirire neza. Ariko aho naho Imana iriserukira iraza. Bwana sifiwe sana. Turamya Imana mu mwuka, tuba abanyamwuka, kuko niho tuzagera ku rwego rwo kunezeza Imana. Imana iraza.
biratubwira ngo ikintu cyatumye cyagaragaje ko ahantu Imana yageze muzabibona cyangwa muzasoma ibyanditswe mu byumba. Ahantu Imana yageze bwa mbere ikintu kiharanga ni igishyitsi, umushyitsi. Biratubwira ngo inzugi zirakinguka, inzu yose iranyeganyega. Hari imfatiro nyinshi zubatswe ku buzima bwacu, zubatswe n'abantu, zubatswe n'abarozi, zubatswe n'imiryango. Izo za karande tuvuga, ibibazo duhura nabyo, ibi byose duhura nabyo, ariko twamaze kugera ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka no mu kuri. Imana iriserukira. Iyo tugeze aho ngaho, izo mfatiro ziranyeganyega, zikanyeganyega. Haleluya. Zikajegajega. Izo mfatiro zose nta kindi kintu kizanyeganyeza urufatiro rwose uriho. Urwo rufatiro washyizweho n'abantu, urufatiro rwo kudashaka, urufatiro rwo kudatunga, urufatiro rw'ubumuga, urufatiro rw'amarira. Nta kindi kizarunyeganyeza ngo kirukureho uretse kuzamura ubuzima bwacu bukigera ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka no mu kuri. Iyi mfatiro zinyeganyeze bivuze iki? Ni imfatiro zose zitubatswe n'Imana, ziranyeganyega. Aho rero bigaragaza ko Imana yageze gute? Imana yahageze. Imana itugirire neza. Icya kabiri, iyo zifatiro zimaze kunyeganyega, hakurikiraho gukinguka kw'imiryango y'inzu y'imbohe. Abantu benshi baraboshwe, abantu benshi bari mu nzu z'imbohe, turasenga, turaririmba, ariko turi mu nzu y'imbohe, turakingiranye. Ariko dukwiye kuzamuka ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka no mu kuri, kuko urwo ni rwo rwego ruzakingura imiryango yose. Imiryango y'akazi ikinzwe ku buzima bwawe, imiryango yo kudashaka ikinzwe ku buzima bwawe, imiryango yo kudatunga ikinzwe ku buzima bwawe, imiryango yo kutiga, imiryango y'uburwayi. Izo nzugi zose ziguhejeje muri iyo nzu y'imbohe, nta kindi kintu na kimwe kizazikingura uretse kuramya Imana mu mwuka. Kuko twamaze kugera mu rwego rwo kuramya Imana mu mwuka, izo nzugi zose zirakinguka. Imana itugire neza. Dufite amashimwe y'abantu benshi bashima Imana aho Imana ibakuye n'aho Imana ibagejeje. Ndakurarika muri uyu mwanya kugira ngo uzamuke kuri urwo rwego, kubera ko Imana iramanuka igahindura ubuhamya bwawe, igahindura amateka yawe, igahindura ubuzima bwawe, ukava muri iyo nzu y'imbohe ukingiraniyemo, ukagera ku rwego ishusho yawe nawe ikagaragara, ukaba umunyamugisha, ukaba umwana w'Imana. Kubera iki? Kubera ko Imana yamaze kuyagute, yamaze kugaragara. Icya gatatu gikurikiraho ni iki? Ni ugucagagurika kw'imigozi yose iboshye ubuzima bwawe, ni ugucagagurika kw'ingoyi zose ziboshye ubuzima bwawe. Imana itugirire neza. Nshuti bavandimwe, turi hano imbere y'Imana, ariko ikintu kizashoboza ubuzima bwawe, ikintu cyose kizacagagura iyo migozi, kigakora izo nzitizi, nta kindi nuko tuzamuka tukagera ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka. Navuze ukuri, mvuga gutegura ibitekerezo, mvuga gutegura umubiri wacu, ariko nimo kuvuga no kuramya Imana mu mwuka. Urwego rw'ikirenga ruvanaho ibyo byose. Si igitangaza ko ushobora kuwusenga ariko amaguru yawe akiboshye. Si igitangaza ko ushobora kuba urimo kuririmba ariko amaguru yawe akiboshye. Si igitangaza ko ushobora kuba ukorera imirimo runaka ariko ukiboshye. Ndagusaba kugira ngo uzamuke ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka. Nitugira kuri urwo rwego tuzahinduka umwuka, tube nk'uko Imana iri, ubuntu bw'Imana bugaragare bubane natwe. Ibyo rero nicyo kizacagagura iyo migozi yose ikuboshye. Abantu turirwa tuzamuka, turirwa tugenda, ariko ikintu kizacagagura izo ngoyi zose nta kindi nuko tuzamuka ku rwego tugomba kuramya Imana by'ukuri, tugomba kuramya Imana mu mwuka. Nsoza rero uyu mwanya, Imana idufashe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo iyi ni inshingano ya nasa n'imiti yawe. Akenshi na kenshi ubuzima bwacu tubushyira ku bandi, twumva yuko abandi aribo bazadukorera ibintu, ariko uburyo ushaka Imana, uburyo wegera Imana, uburyo ufata umwanya wo gusenga, uburyo ufata umwanya w'ijambo, uburyo ufata umwanya wo gushaka mu maso h'Imana, cyane cyane we ku giti cyawe, aho niho Imana nayo imanuka ikaza ikabana nawe, ikabana n'ubuzima bwawe. Imana igufashe cyane. Dusoza, ndabizi neza ko izi nyisho zigomba kugufasha. Ndakurarikira kugira ngo uzamuke ku rwego rwo kuramya Imana mu mwuka no mu kuri kw'Imana ishaka. Iki nicyo cyonyine kizabohora ubuzima bwacu. Iki nicyo cyonyine kizagufasha. Imana itugirire neza cyane. Ikintu gitangaje, hari igihe dukora ibintu, akenshi tugakora ibintu ku bw'amategeko, abashumba badutegetse, abayobozi badutegetse, ariko ikintu kizagufasha kikakuzamura no kugira urwego ubaho ku giti cyawe, ugashaka Imana ku giti cyawe,
n'ibyo bintu byose tukabikora, ariko urwo rwego nirwo ruzadufasha gukura no kuzamuka ku rwego rukwiriye aho turamya Imana mu mwuka. Ndasoje uyu mwanya, iyi pati ya gatatu. Sinzi niba hari icyo ukuyemo, ariko ikintu kizayobora ubuzima bwawe, ikintu kizatuma Imana ibana nawe, ikintu kizatuma uca mu mazi ntagutimbane, ikintu kizatuma uca muri nosi, ikintu kizatuma ibihanda bidahangara ubuzima bwawe, nta kindi nuko tuzamuka tukaba ku rwego turamyamo Imana mu mwuka no mu kuri. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Turabakunda kandi turabasengera, kandi tuzi neza yuko Imana ikomeza kubagirira neza. Amahoro ya Kristo, urukundo rw'Imana, imigisha y'Imana, imbaraga z'Imana bikomeze kubana namwe aho muri hose, mu kazi murimo, ibyo mukora byose mubikore muramya Imana mu mwuka no mu kuri. Imana ibahe umugisha. Amen.